Hello my friends, ndi kumwe n'umwe mu basaza bakomeye cyane bakoze amateka cyane hano mu Rwanda ndetse n'imahanga bagerageje kuba bahitinze mu buryo bwinshi bugiye butandukanye agerageza kwigaragaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu baramukunda yaba mu Rwanda no hanze yarwo ni icyamamare ku myaka yiwe igera muri 70 n'umusitari mpuzamahanga. Uyu munsi rero twamugeze tugira ngo tumubaze byinshi byo kugira ngo tumenye ngo imva n'imvano ya kariyeri ye ni gute abaye icyamamare ashaje. Muze wiriwe neza? Wiki Wiriwe neza? Yego. Uyu munsi wa none rero tukugezeho ahangaha mu buryo butunguranye cyane turavuga ngo basi reka ze tukubaze urumwe mu basaza babaye ibyamamare mu Rwanda ndetse no hanze yarwo aburetse manze nambara ibintu mpaye umuheto hose uyu musaza n'amahane yiwe ni ibintu bisanzwe murabizi cyane. Urumwe mu bantu bafatishije ku myaka yawe myinshi kuba umusitari kuri wowe bisobanuye iki? nta bundi busobanuro gusa is very good ariko the first of all is my God. My God. Yeah. Mu kinyarwanda ku bantu badasobanukiye indimi z'amahanga bisobanuye iki the festival my God? Manze nje kumusarani ndaje utabisobanuriye muze utabisobanuriye murabona ko agiye ku musarani rero reka dutogeze kari buze kugaruka wenda akomeze atubwire sinzi nimba ari buze kugaruka ariko wenda reka tubitegereze. Marine wiriwe neza? Ntabwo wiri ibyo bintu byihorere. Urabona ko turimo tugana n'umwe mu basitari bamamaye mu Rwanda no hanze yarwo ariko atubwira bimwe na bimwe byagiye bimufasha kugira ngo uyu munsi wa none atubwira ko Imana yo yonyine yakoreshe kugira ngo abashe kuba uko tumuzi. We ku giti cyawe iyo urebye ukabuzi umusaza witwa Bijiyo Bija ubona ari muntu ki uyu munsi wa none kuri industry nyarwanda? Reka mbanze nirirwe. Ubanze Mbanze nirirwe. Nukuvuga ngo Bijiyo Bija ukuntu mubona muri industry nyarwanda. Yego. Ni nk'ibuye fatizo. Twavuga kuri sinema nyarwanda ushaka kugira ngo ukomeze kuyubaka izamuke igira higera ni ibifatizo waheraho wubaka sinema nyarwanda. Yego. Agize icyo avuze agize icyo yasobanuye muri sinema nyarwanda ni umuntu w'agaciro buri wese yareba nyine akavuga ngo iyi ni indorerwamo ya sinema nyarwanda kandi atanga motivasiyo haba ari ku bajene abasaza n'abakecuru bigaragarira buri wese ko imyaka waba uriho yose ushobora kugira ikintu ukora kandi kikagira icyo gihindura kuri sosiyete mu buryo bwiza. Yego. Mbibona ngewe Muze Bijiyo Bija Gerwari ni umwe mu bantu mubana mu buzima bwa buri munsi by'umwihariko mwese mubarizwa muri timu ya Kiramani Empire. Uyu munsi wa none ngerageje kubaza ngo ese ukurikije kuva mwamenye na mwatanya gukorana urabona kuri wowe cyangwa se kuri kariyeri yawe mukorana ibafasha iki mu byo kugira ngo nawe murusheho kuzamuka? nibyo nakubwiraga buriya bitagiye no kuba ari umusitari umuntu mukuru aba ari mukuru. Yego. Buriya ni umuntu mushobora kwicara mukamwagira inama bijyanye na kariyeri cyangwa se no mu buzima busanzwe akaguha inama kandi zakubaka ukagira ejo heza hazaza. Urumva ko ari umuntu w'agaciro. Ni umuntu ushobora kuguha igitekerezo kizima ushobora kubyara amafaranga ndetse n'ubuzima bwiza. Urumva ko ari umuntu muzima. Yego. Bajya bakunda kuvuga ngo akenshi no mu Nyarwanda baciye umugani aravuga ngo iyo ugendana n'abanyabwenge kenshi nawe uhinduka umunyabwenge. Iyo urebye ubona ari iki kintu wewe wabashije kwigira kuri Bijiyo Bija Gerwari nk'umwe mu bahitinze hano mu Rwanda kandi bafite izina riremereye? Bijiyo Bija ikintu namwigiyeho cya mbere ni ugukora cyane. Yego. Icya kabiri ni ugucisha bugufi. No kwicisha bugufi ubimukuyeho. Hari abantu benshi bakunda kujya impaka bavuga ati ariko uriya musaza ugenda kuriya ariko araguruka arusha inkende bakavuga ati ariko uriya muntu ashobora kuba atari umusaza ahubwo ashobora kuba ari umusore wigize umusaza. Ese tubwire nkamwe mubana nawe mu buzima ku munsi ni muntu ki? Njye ukuntu mubona ashobora kuba ari umusaza mu buryo bw'umubiri. Yego. Ariko mu mutwe ni umujene afite ibitekerezo byubaka abajene
afite ibitekerezo yatanga mu rubyiruko rukagira aho ruva rukagera ahandi hantu mu buryo bwo kubaka igihugu kandi bwiza buboneye. Yego. Iburyo bwa Marinette ndi kumwe n'umusore umaze kuba icyamamare cyane wabaye ubukombe witwa Valens Okonko, n'umwe mu bantu bagaragaye mu mafilime menshi agiye atandukanye ndetse ukomeza kugenda arushaho gukundwa n'igitsina gore cyane. Uyu munsi wa none nawe nifuje kugira Vale tuguha ikaze kuri VIU 250. Jambo sana watu wangu. Salama kabisa. Umeze neza? Niko fresh kabisa. Abantu benshi cyane iyo bakurebye ntabwo ubundi bakubara nk'umunyarwanda, ariko nawe numva uri mujemo batakubara nk'umunyarwanda. Nivo hapa ni sawa. Nimba atari banga kavukire yawe ni hehe? Kavukire yanjye mu Rwanda gusa. Twakomeza. Yego. Yes, rudia tena. Rudi. Arakubwiye ngo ngera umusubiremo. Okay. Abantu benshi cyane bajya bakunda kukwitiranya n'umwe mu banyamahanga wabo mu gihugu runaka ushobora kuba wabuturukamo tutaramenya, cyangwa se ukaba uri n'umunyarwanda kuko ukunda gukoresha ikinyarwanda. Ese imva n'imvano ya kavukire yawe ni hehe nyirizina? Kavukire yanjye fasha byombi. Umunyakenya w'umunyarwanda. Yego. Uyu munsi wa none urumwe mu basore bari kugenda bazamuka neza mu bijyanye na sinema nyarwanda. Yego. Urumwe mu basore bari kugenda bazamuka neza ndetse kugaragara ko uri kubaka kariyeri yawe neza. Uyu munsi wa none kuba umuhitinzi wabyakiriye ute kwisanga uri muri kariyeri y'abasitari? Nta birenze. Nagaza kandi nyine nikomeza. Yego. Ni iki kintu ushobora kubabwira abafana bawe bagukurikirana umunsi ku munsi ndetse n'abantu batarahura n'uwitwa Valens? Ese Valens ubundi Valens nyirizina ni muntu ki? Valens the first umusore, the second Valens mbere na mbere undi ni umukozi. Ubundi ntabwo Valens irya rigira cyane ko Valens Okonko nicyo kintu ubundi aba ari igisasu. Valens Okonko. Abantu benshi bakunda kukwita Okonko ariko ntituramenya meaning igisobanuro cya Okonko. Ubundi Okonko why kubera iki wise Okonko? Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukora iki niyise Okonko, ahubwo uvuga ngo ni ukora iki abantu banyise Okonko. Yego. No kubera iki bakwise Okonko? Ni indwanyi. Okonko his leader. Wamuntu warukundo wakundaga igihugu cye nyine yari intwari ubundi nyine yo muri Nigeria. Ku bantu bakuze gusoma amanovo abasomye Things Fall Apart, ndumva iyo nkuru cyane ariho hantu yayiri, ariko ikintu cyane nyine wenda yibandagaho yari umuntu uri hard working. Ikindi cyane kabiri yari indwanyi, cya gatatu yari umuyobozi. Yes, ikindi akaba ari n'umuntu nyine kuko wakundaga igihugu cye. Yego. So ubwo rero nyine ndamukubita babonaga ko ibyo bintu nyine bihuje na kujana kijana. Tulia kidogo nakuja kidogo. Mbere yuko ugenda tubwire kuba umusitari ubona byarakumariye iki nkawe nyirizi? Tubwire ubona byarakumariye iki? Kuba umusitari. Use unaza kwanda umusitari unonze iyo kamera. Ariko ni fresh kubijyanye no mu mufuka. Ese mwikofi harimo ikintu cyangwa se ni kwizina? Nawe wewe tinyivu. Yego yavuyeho. Reka tugushimire cyane kandi wakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu. Fresh katujya mu kazi. Turakere ko na Marinette Listeke n'umwe mu basore bafite ibintu byinshi bakora muri uruganda. Marinette n'umuntu ufite Marinette tubwire bwira abanyarwanda bagukurikira aka kanya company yawe business yawe. Yes, abanyarwanda kazi rero mukunda VIU 250 najya kubwire ngo umuntu wese ushaka igikoresho cya electronique harimo akana gatendo kahabereye niko nabona gati arigiye kano kaba kari buze gutrendinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo turi kuri seti turasabana tugasika tukanishima. Ndimo babwira rero ati umuntu wese ukunda VIU 250 nagira ngo mubwire ngo ushaka igikoresho cya electronique harimo telefone, machine ndetse na accessoires z'ibyo bintu gana Marinette Phone Shop tugufashe. Numero yacu ni 0722512218 tukaguha igikoresho cya electronique cyose ukeneye. Ikindi kandi abantu bose bashaka ikibanza, inzu cyangwa se imodoka dufite Marinette Real Estate ibibafashamo. Oh yes, imeze neza cyane. Nayo uhamagara 072251
22/10/89 ubundi tugahita tuguhereza ibi bintu byose, ikibanza, inzu, imodoka, wimerera neza kabisa cyane. Ngiye kugira ngo mwabyumvishe rero, abantu mwifuza ibikorwa byo gukora mwemere kugenda guhamagara Marinette akabagezaho yaba inzu, ibibanza n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nimero yiwe niyo ngiyo, Marinette Listek. Marinette Rio Estate. Ntabwo nyashobora kubisobanura cyane, ariko uko byasa kose mwabyumvishe. Abasobanukirwa cyane mwabashije kubisobanukirwa. So iruhande rwa Marinette rero tugende Fata bino biryo Marinette Listek ni dukwaye pe. ibyo biryo kubijyanye Imana. Zana ibiryo birangira. Zana kakantu wambitse bijoro bishagenda kwazana. Biri serious dupange kandi ushaka kuririmba rwose. Kari kwa bipanze. Kona mwambi akone uwo mwambitse se ndabizana ukati. Ndagushyira hangahe? Amafaranga yo kuririmba. Ndagukomera hangahe? Ntabwo ushaka kugira amafaranga yo kuririmba. Shaka gukora yagukunze nka Patrick. Ibyo bintu ni bya danje. Ntabwo kuvuga ngo ndashaka gukora